Yesu ashimwe cyane. Ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Shalom shalom. Muri kumwe na Bishop Karema John. Umutima w'uyu munsi, Zaburi ya 36 umurongo wa 8 n'umurongo w'9, havuga ngo Mana erega imbabazi zawe n'iz'igiciro cyinshi. Abana b'abantu bahungira mu gicucu cy'amababa yawe, bazahazwa rwose n'umubyibuho wo mu nzu yawe, kandi uzabuhira ku ruzi rw'ibyishimo byawe. Amen. Zaburi ngiyi ivuze ibintu bitatu. Icyambere, haleluya, icyambere ivuze ko ku Mana hari imbabazi. Icya kabiri ivuze ko hari ubuhungiro. Icya gatatu ivuze ko hari ibyo kurya mu nzu yayo, tuzahazwa tukahabwa umubyibuho. Icya kane ivuze uruzi rw'ibyishimo. So rero uyu munsi nakwifurizaga ko iki cyumweru dutangiye uyu munsi ku wa mbere, inama naguha nimwe, nuko nta buhungiro bundi buhari keretse ku Mana. Wari wihebye, wari ubabaye, wari ufite ibibazo, wumvaga ugeze ku rwego rwo kwiyahura, kwiyambura ubuzima, wumvaga nta buryohe ugifite mu buzima bwawe no marangamutima yawe, wumvaga umaze kurengwa n'ibikomere, wumvaga utekereza ukabona ejo ntaho ufite, ukabona nta cyerekezo kindi ufite. Ndacyaguha inama ya mbere nuko uhungira ku Uwiteka, ukamugira ubuhungiro. Ku bantu ushobora kuhahungira igihe gito, ushobora guhungira ku bintu igihe gito, ushobora guhungira mu bwisho runaka igihe gito, ariko ubuhungiro bwizewe bufite security, ahantu ushobora guhungira iki cyumweru cyose ukakirangiza amahoro ufite amashimwe, ni ku Uwiteka. Kuko icyambere ku Uwiteka biyatubwiye ngo hari imbabazi. So abantu nta mbabazi, isi nta mbabazi ifite, ariko Uwiteka afite imbabazi abantu be. Igihe cyose uzamuhungiraho, nubwo aba arakosheje, nubwo aba arabaye ute, nubwo waba uteye ute, ukamwizera ukamwiringira, Uwiteka aracyagufitiye imbabazi. Uwiteka ni nk'umubyeyi. Imbabazi z'umubyeyi ntabwo zijya zishira. N'igihe abantu bose bagutakarije icyizere, umubyeyi agusigaranira icyizere. Igihe abantu bose bagutakarije imbabazi, umubyeyi agusigarana imbabazi. Igihe cyose abantu bagutakarije urukundo, umubyeyi aba akigufitiye urukundo. Uwiteka ni umubyeyi. Nakugira inama ngo icyumweru uhungire ku Uwiteka. Icya kabiri, Uwiteka ni ubuhungiro. Iyo tumuhungiyeho araduhisha amababa ye, araturwanirira, araturinda. Hungira ku Uwiteka. Hari indwara, hari dayimoni, hari imyuka, hari abarozi, hari ibigenda iwawe, hari ibigenda mu mubiri wawe. Nta handi ho guhungira hahari keretse ku Uwiteka Imana. Icya gatatu, hari ibyo kurya, ngo tuzishimire umubyibuho mu nzu y'Uwiteka. Imana ifite buri kimwe cyose ishobora kugaburira umubiri wawe, ibitekerezo byawe, amarangamutima yawe, ibyiyumvo byawe byose bikishimira umubyibuho kubera gusabana n'Uwiteka. Iki cyumweru kigira icyo gusabana n'Uwiteka mu izina rya Yesu. Icya kane, ngo afite imigezi y'ibyishimo. Ufite umubabaro, ufite agahinda kenshi, ufite intimba nyinshi, urababaye cyane, umaze igihe ufite amaganya, umaze igihe umutima ukomeretse. Lilasiya, ndashaka kubwira ngo ku Uwiteka hari imigezi y'ibyishimo. Manuka ku Uwiteka, izera Uwiteka, hagarara ku Uwiteka, iringira Uwiteka, bana n'Uwiteka iki cyumweru. Ku Uwiteka hari imigezi y'ibyishimo. Unywaho umubabaro ugashira, unywaho agahinda kagashira, unywaho intimba igashira, unywaho ibikomere bikomoka mu izina rya Yesu. Iki cyumweru rero ndakugira inama ngo uhagarane n'Uwiteka, ugendane n'Uwiteka, wiringire Uwiteka mu izina rya Yesu. Muzagira icyumweru cyiza. Uyu munsi ni ku wa mbere, tariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2025, dutangiye iki cyumweru. Ndagusengera mu izina rya Yesu. Mwami, ndasengera abana bawe batangiye iki cyumweru kugira ngo bagitangirane nawe, bagisozanye nawe mu izina rya Yesu. Ushyire imbabazi mu buzima bwabo, ushyire uburinzi bwawe mu buzima bwabo. Databuja ubahe ibibabyibushya mu buzima bwabo, Data ubahe imigezi y'ibyishimo mu buzima bwabo. Kibe icyumweru kiri special kandi kidasanzwe cy'umugisha mu izina rya Yesu rikomeye kandi isuma amazina yose. Amen. Akira umutima w'umunsi mu izina rya Yesu. Shalom shalom. Amahoro abane namwe. Amen.